byiza cyane ni muganga muvugana ndabona ugeze wanyu mukomeje kugubwa neza cyane nkuko mbibona turi ahantu kure cyane byasabye urugendo rurerure kugira ngo tujyeyo nkuko muri kubyumva hirya mu cyumba abantu bari kuvuga tugeze ahantu ikibazo ufite ni ikihe muganga nashatse umugabo arana umwana umwe ubuzima bugenda nabi amakuru yanyu ubwo naje kuhabona kuri YouTube nshaka uburyo nabageraho none nari nje kubageraho ngo mumfashe nabonye ibyo mukora kuri YouTube bituma numva nshaka kumenya uko mwamfasha ngo ndebe ko ubuzima bwahinduka ubuzima bumeze nabi cyane pe ibyo nakubwiye wari warabikoze ariko reka ngufashe ikintu ngiye gufasha yo gusuzira ababyeyi hari umuti ngiye kubonye kurambika mwaya mavoka yawe n'imineke ngo uratereramo n'inote imwe nurangiza ni inote imwe y'igihumbi uratereramo nurangiza uragira ute uragenda utereke mu rugo kandi ucuruza ibintu bigende neza urashyiramo inoti imwe y'igihumbi numara kuyishyiramo uragenda ucuruza ibintu byawe bigende neza ngo yirambikemo yitereremo urabyumva neza mukobwa wanjye nkuko ubibona njye narangije kwiga nari mfite umusore twakundanaga ndumva rero nagusezera ugasanga abandi ukagenda aho nakirira abantu bakakwakira bakakwakira iyo note mbona umuganga iyo note utereyemo n'uwo muti ni umugisha nguhaye mvura inyatsi mvura abantu bagumiwe abahize iwabo babuze urubyaro babuze urushako n'abantu bose ndangaruzi byibwe n'abari mu mahanga amavura nkoresheje telefone kuri WhatsApp cyangwa amafoto yanyu si ifoto nagutumye gusa siyo nakubwiye unyoherereza n'amazina yawe ngaho rero genda ujya ahantu bakirira abandi genda ujya ahantu nakirira abantu muri sale gira vuba vuba genda ndagusezerera numara kuhagera jyana n'uwo mwana wawe kandi ngo haye umugisha wakundanaga n'umusore imyaka itandatu irashira twajya kugera kuri gahunda yo gukora ubukwe bigapfa ubwo naje kujya kuri YouTube mbona umuganga mfata namba ze ndamuhamagara nuko muhamagara mubwira ikibazo mfite musobanuriye nawe aza kumbwira ukuntu ndi bubigenze waragiye uramwegera cyangwa yabikubwira kuri telefone yabimbwiriye kuri phone ibyo yakubikora bikore kuri telefone nabikoreye kuri telefone cyane byose birakunda cyane rwose ubu ngubu umusore byageze aho araza arasaba tujya mu murenge ubu ngubu tuvugana nagarutse nongeye kujya guhamagara muganga ntubwira ko nshaka kugira ahantu atuye nkaza kumushimira ubu ngubu tuvugana niho ndi we waje gushimira yego mbese mu by'ukuri utabeshye kuko uwo musore mwarakundanaga ibintu ntibicemo ntabwo byacyaga mukuru muganga ukimara kumuhamagara byakubwiye aragufasha yaramfashije yakubwiye ibintu ukora cyangwa aribyo yaguhaye yabwiye ibintu nkora mu kubikora bicamo umuhungu none aremera avuga ati noneho yaremeye ubu ngubu barasabye tujya mu murenge nibwo naje guhamagara umuganga umusaba kumusanga ahantu ari kugira amushimire we waje uje gushimira yego ngundi kwa muganga uje gushimira ntabwo wari uje kugira ibyo kwivuza neza no gushimira gushimira no kumutumira mu bukwe bwanjye mu kwa gatatu urabeshya oya ni ukuri nzi ko hari abantu bavuga ngo ngiye numvaga abantu babivuga nkagira ngo ni ukubeshya umuntu ashobora gukemura ikibazo akoresheje telefone bigakunda cyane akabikora kuri telefone akakuyobora aho uri hose bigakunda ngo naturutse mu Ruhengeri nibyo naje uje gushimira cyane no gutanga ubuhamya cyane bose waje gushimira witwaje iki naje gushimira nitwaje wose ese amafaranga barayemera ubwo nishimwe mfite kuko urukumva turi gutegura ibintu by'ubukwe nubwo nzaza kumushimira nyuma y'aho ngaho bose nangaye bareturebe njya numva bavuga ngo abandi bo ngo baza gushimira bageze ariko ntabwo ibifaranga byose nibyo baje kumuha yego aya ngaya ni make bitewe n'ibintu yankoreye nyuma y'aho ngaho nzaza kumushimira byimbitse pe ubwo bwatumye nzabutanze ndebe koko undi naze ndi kumushaka undi naze ndi kubona ndakira abantu benshi kubera ko mfite umwanya mukeya mari gufasha abantu benshi ngwino ndabona kanajya mama nawe mubaze none amakuru
heza. waturutse heza weho? Njye naturutse ku Kibuye. Ku Kibuye? Kibuye ga namwe ni hamwe bita bwe Kibuye iriya Karongi. ubu niho waturutse? Uzi inaha cyane. gusa waje niyasanga ariko mbona ari kure. Mu Museso cyane rwose. Nahise mame none we waje kwivuza we umeze gute? Oya, njye naje gushima Imana, nari ndi mu bitaro waravunitse? naravunitse akaguru. Ariko n'igufwa ryavuye? Njyewe amano yagiye inyuma, igitsi kijya imbere. Ubwo birihindukiza? Birihindukiza. Ubwo ngize amahirwe njya mu bitaro biranga. Ari imvune isanzwe se yari kuvunika bisanzwe? Yabaranduze. Byari ibirozi? Ni ibirozi narabitambutse. Ubwo noneho kwa muganga biranga. Kunyura ku kiganiro kirenge kigaruka mu nzu yawe? Biranga. Nuko ubwo sinzi bene mama babonye kuri YouTube umuganga bati reka duhamagara no muganga tumubaze ukuntu byagenda. Ubwo baramuhamagara. Bamaze kumuhamagara kandi nshaka kugira ngo n'abadukurikira bakubone neza kugira ngo ujye ukira hano gutyo. Hanyuma bamaze kumuhamagara ubwo bansanga aho nari ndi mu bitaro. Bansanze aho nari ndi bo baramuhamagara. Bari bamunye kuri YouTube? Bari bamunye kuri YouTube. Ubwo baramuhamagara nuko umugabo yaguhaye umuti se? Nzi ko umuntu cyangwa ni imvune y'ikintu cyakwitiye? Ntabwo ari imvune rwose. Ni ibintu banteze by'uburozi. Ubwo amano ajya inyuma. Agatsizo nakajya harimba? Umuntu yari kubona akagira ngo yenda uri nko kujya inyuma gutya? Cyane rwose. None se hano muganga yagufashije iki? Wowe kuvuga waravuze ngo uje gushimira? Njyewe yampaye umuti. Yaguhaye umuti? Nje kumushimira ibyiza yankoreye. Nagenderaga ku mbago. None ubimbago ubu tugiye ahantu wari utuye n'imbere y'Imana nabikubwira. Nzabigusobanura rwose gutya. Tuje tukagusura tukajya muri karitsiye tukagenda rwose babikora bakabibyemeza gutya. Nagenderaga ku mbago, ubu sinyigendera ku mbago, ubundi kugenda n'amaguru yanjye ubakagurukanye nta kibazo gafite. Aho habyimbye ariko aho ntabwo hajya hakurya? Ntabwo hanjya pe kubera yuko yamaye umuti nta kibazo. Harakize? None se ubu waje kumushimira witwaje iki mubye? Naje kumushimira nitwaje we yarazanye ngo yari yazanye amafaranga. Naje kumushimira nitwaje agatungo yenda n'akandi kantu ariko njye nabikoze. Gusa koko uyu muganga nanjye n'umuntu wantumye nyine ngo nze mugerereho murebere mumubwire ikibazo nyine afite. Koko aravura byanyabyo? Aravura n'ukuri. Byanyabyo kuko? N'ukuri aravura kandi ngo intangarugero. Yakuno kugurwanya sinagendaga. Namaze umwaka mu bitaro. Nabasha no kugenda. Byarabananiye ku ikintu ciye no mu cyuma biranga. Ariko ndakubwira ko uwo muganga yampaye umuti. Ubu none we waje kumushimira? Cyane rwose. Iyo abantu bari gutanga ubuhamya ubugera nzi ko yenda duhasanga abantu baje kwifuza yenda abandi. Yaje gushima. Ni ugushima abantu babagiriye. Hanyuma rero mbonye ndi nawe uvuyemo rero abanyamakuru ntabwo tujya tugenzwa na kamwe. Tugenzwa na twishe. Kubera ubu niyo mpamvu nahise nangira ndababaza nako nanjye bango ndababaza kuzwa. Hanyuma mbonye reka nganiriza nura nawe numva mbonye avuye yewe nyine ari umucuruzi w'ibintu byose ndabona afite imineke n'amavuka. Kanze mwegera nawe mubaze tugomeze dutegereze. Ariko we ntago ari buntange menya nageze mbere. Ntabwo mbizi arakubwira. Uraboneza umukobwa wenda abona bageze hano uzanye invitation. Ku muntu ugeze hano ufashe invitation mu ntoki bimeze bite? Hari nzanye invitation nje kugutumira uko byanjye mu kwa gatatu barangije gusaba no gukwa. Ubukwe ni mu kwa gatatu. No mu murenge navuyeyo narinje kugushimira byihariye pe kuko wangiriye neza. Nemere kuzagutahira ubukwe mukobwa wanjye. Wampamagara kumbwira ko bitazashoboka ariko kuba byarakunze urumva ko wabwira iki abantu birirwa bavuga ko tutavura wabatangariza iki nk'abantu bazabatugana cyangwa abandi bazatugana tubwire icyo wabatangariza mukobwa wanjye? Abatangariza nuko uri umuganga ushoboye kandi ibintu bavuga ngo abaganga barabeshya ibiki n'ibiki bibaho muravura pe. Ngaho genda wicare hari hamwe n'abandi ndaje mu kanya mbasezerere hamwe n'abandi ndi kubona mfite abantu benshi ndaje mu kanya mbasezerere hamwe n'abandi bose. Barakoze cyane. Nyine mwebwe mbonye muva hariya mwari mwaza muri iki kibazo namwe mwaje kwivuza?
urebye nyine ukuntu bimeze ntabwo kugusobanura byose nyine ari ngombwa twakubwira bike muri byo bwa bike muri byose twaje hano rero iyo se niyawe se n'imineke iyo ni iyanjye nitwo nenda gucuruza nibyo ari gucuruza hanyuma rero ndabona bari gucuruza nzi ko wageze kwa muganga ute hano muganga namubonye kuri YouTube umugabo yari yarantaye yansigira umwana urabona ko ubuzima bwari bumeze ntabwo bwari bumeze neza kugeza na n'ubu ntabwo bwari bumeze neza ariko nabonye muganga naramubajije yambwira ibyo ngomba gukora uwo munsi rero yarayambwiye wari ufite ikihe kibazo se nari mfite ikibazo cyo kudacuruza ngo nunguke nacuruzaga nkahomba icyuze nkahomba ubwo harimo n'ivoka imeze nk'iyaboze biba byanze kugenda bibanze kubigura ntabwo babigura mbese waraje no kwa muganga kugira ngo tubwo naje kugira ngo ambwire icyo kuko twabanje kuvugana arambwira ngo nzaze ambwire icyo gukora ubwo rero naje uyu munsi yangire neza pe byabikoze neza cyane urabona ko n'ubundi muriya hari ibyo yasizemo bidasanzwe ubuzima bugiye guhinduka noneho wewe usanzwe uri umucuruzi wacuruzaga imineke n'amavoka wacuruzaga ariko ntibigurike ntabwo babiguraga noneho umuganga wewe wari waje kugira ngo muganga agufashe sabe yaguha nk'umuti wagufasha kugira ngo abantu abakiriya bajye bakugana yaguhaye ibintu birimo hano urabona ko babikoze neza nyine ngo igishoro cyiyongereye urabona ko nyine yakubwiye noneho ko uzajya ucuruza noneho byose bikagenda neza yambwiye bizajya bigenda neza nta kibazo ese ubyizeye koko ndabyizeye pe ndabyizeye rwose uretse uzajya ushyiramo iriya mineke n'amavoka tuno tuntu tumeze nk'utwatsi turimo ubicuruza cyangwa ni ukubishyiramo gutya wataha ino basi ukagenda turiya turimo nyine uwabibona yabona ari ibindi bintu bidasanzwe ashobora kuba atabigura ubwo yavuma ino basi se cyangwa ubwo zino basi bayikwibye ujya ntabwo bayiba ibintu byose kwa muganga iyo bihageze nta biraza ni ibintu bigomba kugira iwanjye iyi hene ko wayizanye hano madako wagendanye n'ihene niwe nagendanye n'ihene naje kugushima muganga ni byiza wankoreye wangiriye neza cyane nishimwe wanzaniye wamvuye akaguru nari ndwaye akaguru karanyishe none nta cyatuma ntagushima iyi hene niyo wanzaniye kunshimira kandi Imana izaguha kandebe ka kaguru ko kameze kandebe neza gashyira ahangaha gashyira hano kugira ngo ababyeyi nongere ngo iri gufa ndabona warakize haruguru kuribwa haruguru kuribwa sawa rero ndaguha umuti wa nyuma kandi wakuruze nizere ko wamubonye umuntu warkwangirije uriya mugore twambuye ko mwari muturanye ntiwamubonye imbere yawe ngaho rero zana iryo shimwe rinini mbona ufite mwanduza nawe ukagura nkwereke babyeyi ishimwe mwaribonye babyeyi mujye mungumya mu imbaraga zo gufasha abantu mu bibazo bafite kugira ngo uyu ni wa mugore waraheze muri CHK yanyibwiye naramufashe yarakize murakoze babyeyi ngaho genda ugira amahoro n'amahirwe ntabwo uzongera kuruga ukundi umuti urawusanga mu rugo nk'uko nabikoze wo kugutsirika urakoze cyane mfata ino hene yizirike hari hamwe n'izindi shyira hariya hamwe n'impano shyira hamwe n'impano musore shyira hamwe n'impano akira fata shyira hamwe n'impano wowe wa kabiri ukurikiyeho icara hano igera hano wicare hano muganange narinzanywe no kugushimira wabimbwiye kare no kugira ute no kugutumira ubukwe bwanjye buzaba mu kwa gatatu wabonye umugabo nk'uko warabisabye naramubonye wumva ndagushima pe ubwo rero ni ukuvuga ngo sana hano ngufashe kugira ngo ngire icyo ngufasha kubera ko amahoro n'amahirwe babyeyi uyu mukobwa wanjye ubukwe bwe buzagende neza azatunganirwe kandi abyara heke kandi ubukwe bwe nzabutaha mugumye mumufatire yahembe nohereje ryamufashije agumye abane naryo babyeyi murakoze babyeyi reka musezerera agende sawa rero ngo wagenda ugira amahoro n'amahirwe uze kubwira umufasha we ntugire icyo umubwira uzabivuga ubukwe bwabaye kandi nta muntu uzongera kukwirute kuguhungabanya n'akazi niwe akabonye narakabonye pe sawa ngo wagenda amahoro tuvura indwara nyinshi
tuvura imigongo, tuvura umutwe udakira, tuvura inyatsi, tuvura amarozi, tuvura abagumiwe, tugaruza ibyibwe. N'abantu bari mu mahanga ariho hose turabafasha badafashe kugera ku Gicumbi. Nawe yaje kubera yari yarabipinze ariko nabihera ubuhamya ngo hano ibyo byarangiye buriya abo ngabo turabafasha nta kibazo turabafasha. Ngaho ndumva wakomeza ukagenda undi nawe ukurikiyeho ngwino hano wa mukobwa. Ubwo rero kugira ngo ibintu byawe ntabwo bihita bikunda ako kanya, igiye gufata amafaranga aya ngaya mu mpano bampaye kubera ko nemereye gufasha n'abakene, kubera ko n'abakene barafashwa. Uzagaruka uje kumbwira ibyo wakoze, uje kunyereka ko byagenze nk'utaragwaye ko wakoze. Aya mafaranga niyo uragenda utegemo uhahire n'umwana kugira ngo ararariye. Ndumva wagenda. Murakoze cyane. Murakoze cyane none bawumugisha. Aho neza. Muraho. Muri bande. Witwa Hakizimana. Uherereye hehe? Muri Amerika, muri Canada. Nababonye kuri YouTube. Umunyamakuru nabwiye abanshakira muri kumwe. Yangezeho namubonye. Niwe wamutumye? Yari yamwe ngo ubutumwa wamuhaye yabungejejeho. Ubwo rero namubajije ninde yanga kumumbwira niba ari wowe, ubwo nahise nkumenya. Amasaha yanyu rero tubafasha nijoro. Na wa munyamakuru yahageze tubafasha nijoro amasaha yo kumanywa y'Abanyarwanda. Naho mwe aho ngaho iwanyu ubu ngubu nibwo buruguke. Twe tubafasha nijoro ku manywa n'ay'abantu bari mu bihugu byacu bitwegereye bikoresha amasaha ngana n'ay'iwacu. Ariko araza kukubwira namushimiye. Reka muhe n'agatike karamugeza mu rugo mu butumwa wamuhaye kugira ngo ataza kugenda n'amaguru nk'uko wamutumye. Yanshoroje ibyo wamutumye, muhaye n'agatike. Turagufasha nta kibazo. Umuti twagwaye niwo wakugiriye akamaro. Ubwo rero turagufasha mu masaha ya nijoro nibwo uraduhamagara. Ndabizi ni wari watweje ifoto yawe kuri WhatsApp, utwereza n'amazina yawe nawe uherereye. Turagufasha niba byaragenze neza. N'abandi mu baniyo mu mahanga bajye baraduhamagara, ujye ubaho ubuhamya bw'uko dukora ibintu bizima. Sabara reka mbe nkuretse kugira ngo nakire n'abandi bantu bafite abantu benshi ndi kwakira. Nta kibazo turabikora mu ijoro. Ndakorereza umuti wanjye nkoresheje ihembe nk'uko nabikoze. Ndagutsirika nta kibazo. Cya kibazo cy'umugore wawe wagucaga inyuma cyarakemutse? Cyarakemutse rwose. Ngaho rero reka turetse twakire n'abandi bantu. Ubu n'uru gukora bikagenda? Birajya nta kibazo rwose, ariko hari ikindi kibazo mfite. Kubera ibyishimo ndi gutesha kuzwa, ndi gutesha bose, ndi kuvuga amahanga mbure, ariko mfite ikibazo n'undi cy'umugore uje inyuma nkagira ikibazo. Ibyo wari wabitubwiye turavugana mu masaha ya nijoro. Kano kanya kurya umwanya w'abandi bantu. Hari abandi bantu uri kwicira. Uraduhamagara nijoro mu masaha ya 2 za hano iwacu. Mwe nibwo mufite ku manywa ndabizi. Hari n'umuntu wamemukiye nshaka kugira ngo tubiyeze. Ibyo ngibyo ndabikora, ndagufasha humura. Nkuko nagufashe n'ubundi none abikoze uruguhinyuza ariko ukurura kubonye. Sawa rongo okupa telefone kugira ngo nakira abandi bantu. Sawa. Mugando rwose numva ibintu byose ari byiza cyane. Nese muga ubundi mu by'ukuri nk'umuntu yenda ufite yenda nk'uburwayi bugiye butandukanye, ubundi muvura indwara zimeze gute, mufasha bameze bate kugira ngo byibura dufasha abantu benshi batandukanye. Izo nimero zo dukoresha kuri telefone yacu nizo badushakira kuri WhatsApp. Umuntu wese ugize ikibazo ugenda uraduhamagara yuri kure tukagufasha, yuri hafi dusanira ikibazo tukira utumuza hano tuguha rendez-vous kaza tukagufasha nta kibazo kirimo. Yego. Hanyuma rero mugabo murakoze rero cyane.
rwose ngira ngo ubwo n'abandi bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye ngira ngo abo twabahuranye kare mwabonye ko n'abantu baje gushimira kandi koko niba abantu baje kubashimira bakazana amaturo angana gutya bivuze ko mukora ibintu bizima kandi mugafasha abantu. Ubwira uwo munyamerika wagutumye twaramufashije ibyo byagenze neza ugatike karakugeza iwanyu waturutse. Ubu tuvugana bazajya baguhamagara bakutubaza uzajya barangira babwira ibyo dukora kuko hari abantu bihisha bakavuga ati ntabwo twashyira ibyacu ku mugaragaro kubera ko bakora ibintu bitemewe. Hari abantu baza biyitirira ngo n'abavuzi kandi ari abesikoro bateka mutwe ugende babeshya abantu ngo baravura batavura. Abo bantu rero bagiye baduhamagara muganga wemera uvura bya nyabyo ayigaragariza abantu avura. No muganga utigaragariza abantu avura nta muganga urimo abagiye kwiba abantu no kubabeshya bagiye baza no kugicuma ushaka kuza kugicuma turamwakira nta kibazo. Sawa so nduma n'abasezerera itike mwayibonye mugataha nta kibazo mugire mu rugo amahoro nta bitisigara. N'abandi bose bakomeze babagane.